Ngibi ibintu 10 byashenguye muntu kuva mu myaka ya kera kugeza na n'uyu munsi n'uburyo ushobora kubibamo. Yewe muntu nteze amatwi, rekura intebe kuko uyu munsi nje kukubwira ibyawe. Tekereza nawe rya joro rya kera ryo mu buvumo, umukurambere wawe yicaye akabura ibitotsi atinya ko ishyamba ryamurya. Tekereza nawe imyaka ibaye ibihumbi ariko na n'uyu munsi uracyaryama ugaragurika mu buriri bitewe n'ibyo bintu neza neza na n'uyu munsi. Hari ibintu 10 bikubuza amahwemo ukagira ngo ni wowe gusa byabayeho, ariko se wari uzi ko ari nabyo byashenguye abanyabwenge ndetse n'abami ba kera? Kora subscribe, ntiwibagirwe like niba wabikunze, kandi ntiwibagirwe no gusharinga inshuti zawe niba nawe byakugiriye akamaro. Kubw'ibyo rero reka nkubwire urugamba nuko ugiye kurutsinda uyu munsi. Nuza kugera ku cya 10 uraza kuba wasobanukiwe neza uko ugomba kubaho muri uru rugamba rw'isi turwana nabo. Turi ku muyoboro mugari JP TV Show, ikaze mwese murisanga. Tudatinze, dore icya mbere ni iki: ubwoba bw'ejo hazaza. Amateka ya kera, abami n'abasirikari baraguzaga iherezo ry'intambara kuko batinyaga ejo hazaza. Mu buzima bw'uyu munsi na n'uyu munsi umutima wawe uhora utera utazi niba uzagira ubuzima bwiza, niba uzasigara amaramasa, cyangwa niba ejo hazaza hazaba habi. Dore icyo ugiye gukora kugira ngo ubitsinde. Haguruka ubisige. Umunsi ugiye kuryama ibaza uti ese uyu munsi mbayeho neza? Kuko ejo ntuhazi kandi ntiwahahindura. Icyo ufite mu ntoki ni uyu munota gusa. Kora icyo ushoboye uyu munsi, ejo hazaza hazisobanura. Icya kabiri, gushaka gukundwa n'abandi. Amateka ya kera, mu bihe bya kera, iyo umuryango wakwirukanaga ibyo bitaga gucibwa mu gihugu, wapfaga urw'agashinyaguro kuko ntawagufashaga. Ubyumve ko ubwo bwoba bwo kwanga bwashenguye kuva kera. Uyu munsi ujye ugorwa n'umutima ushaka gushimisha inshuti, ababyeyi cyangwa abantu kuri interinete ngo bakubone neza, kugeza naho ureka ibyakakubereye byiza wowe ubwabyo. Kora ibi. Tangira uhumuriza umutima wawe. Bwira ubwonko bwawe uti ntabwo ndi ifaranga ryo gukundwa na bose. Ubyumve neza ko kwemeza abandi ari umutwaro uvuna kandi utarangiza. Iyakira ukuri, ukomere ku kuri kwawe. Icya gatatu, ubwoba bw'indwara ndetse n'urupfu. Amateka ya kera atwereka ko abanyamisiri bubakaga imva zihambaye, pyramids, aho bageragezaga kurwanya no guhunga urupfu rwabashenguraga. Mu buzima bwawe bw'uyu munsi, ubu nibwo bwoba bukomeye bukunyonga ubwonko buri gihe cyose wumvisha umuntu wapfuye cyangwa urwaye n'agakemu k'isiri, ugahita utekereza ko iherezo rishyitse. Uku niko kuri, bikore gutya. Aho gutinya urupfu, rurebe nk'ikimenyetso kikwibutsa kubaho neza. Inshuro zose ubyutse uri muzima, ujye unywa amazi, useke, ufashe abandi, kandi ushimire, kubera ko n'ubundi uzapfa. Ubu umugabo uharanira kubaho neza uyu munsi. Iki cya kane cy'abenshi kiratugonga: guhora wizirika ku makosa y'ejo hashize. Kuva mu bihe bya kera, abantu benshi bararaga barira bitewe n'imyanzuro mibi bafashe, abami bica ingabo zabo bakazicuza mu gihirahiro. Na n'uyu munsi mu buzima bwawe ujye urara ugaragurika mu buriri wibuka amakosa wakoze kera, umuntu wahemukiye cyangwa amahirwe wapfushije ubusa, ukumva wagunduka. Nyabuneka bikore gutya. Fatirana amakosa uyahindura itafari ryo kubakira. Iyo mari yawe y'ejo hashize yakubereye mwarimu ugorora urugendo, ariko ntukemere ko ikubera umucamanza ugufunga. Saba imbabazi maze utere intambwe imbere. Icya gatanu cyo kirakomeye: ishyari ry'iterambere ry'abandi. Kuva mu myaka ya kera, abami barwanaga n'ibihugu baturanye kubera ishyari ry'uko bafite ubutunzi bwinshi n'icyubahiro kubarusha. No mu buzima bw'uyu munsi, iki ni ikibazo gikomeye. Iyo ufunguye imbuga nkoranyambaga ukabona inshuti zawe mwakuranye zaraguze imodoka, zarubatse amazu, cyangwa zigiye mu mahanga, ugwa mu kantu ukumva ko uri inyuma mu buzima. Niba iki kibazo utajya uhura nacyo, unyomoze. Kubw'ibyo rero, zimya telefone niba ibi bije bikubabaza. Inzira yawe y'ubuzima bwawe ntabwo ari isiganwa ry'amaguru. Bwira umutima wawe uti ndi ku muvuduko wanjye. Gerageza uwo uri uyu munsi n'uwo wari uri umwaka ushize, si uwubona kuri interineti. Aka ka gatandatu niba katarakubaho, ugira amahirwe.
irungu n'igikomere cyo kubura inshuti z'ukuri. Abanyabwenge ba kera nka Aristote bicaraga bandika ibitabo birebire ku bushuti bw'ukuri, kubera ko abantu bizerwa bari bake no kuva kera cyane. No mu buzima bwawe bw'uyu munsi ujya wumva uri mu nzu wenyine, ukagira ikizibu cyo gutuza wumva wabuze umuntu w'ukuri mwaganira, uwo mwasangira akabisi n'agahiye nta buryarya. Bikore gutya, tangira wowe ubwawe uba inshuti nziza kuri wowe, sura ahantu hashya, soma ibitabo kandi ivumbura ibintu bikubaka. Ubyumve ko umuntu utazi kwiyitaho ndetse no kubana we ubwe ntashobora kubona inshuti z'ukuri, kuko ahora n'icyifuzo cyo gukurwaho irungu n'abandi. Icya karindwi cyo ni akasamutwe, ubunebwe n'ibirangaza. Amateka ya kera mu bwami bw'Abaroma, ubyumve ko abaturage barangazwaga n'imikino y'abagabo n'abagore barwanaga mu mikino bitaga gladiator. Ibi babikoraga kugira ngo banyurwaho gukora akazi kabubaka. Amateka arabizi. Mu buzima bwawe bw'uyu munsi wicara ushaka gukora akazi, ariko wiherera kuri TikTok, Instagram cyangwa YouTube, ukisanga iminsi yose ndetse n'amasaha byagiye ntacyo wagezeho, ugasigara wicuza. Kubw'ibyo rero kora gutya, fata telefone uyishyire kure mu gatsiko k'iminota 25 gusa. Bwira ubwonko bwawe uti muri iyi minota ndakora iki gusa. Iyo minota nishira ruhuka iminota 5. Ubu buryo burinda ubwonko kunanirwa no kurangazwa n'ubusa. Dore icya 8, ubyumve ko iki cyo cyoretse isi, kwifuza gutegeka no kugenzura bose. Kuva ku myaka ya kera, abanyacyubahiro nka Alexandre le Grand bashenguwe no gushaka gutegeka isi yose kugeza aho isi irangiriye agahinda karabica, kuko nta yindi isi yari isigaye yo gufata. Mu buzima bwawe bw'uyu munsi urarakara iyo ubonye umuntu mukundana, inshuti cyangwa mugenzi wawe bakoze ibintu bitandukanye n'uko we wabyifuzaga, ukumva ushaka ko bose bakurikiza amategeko yawe. Ariko bikore gutya, hagarara ureke kwivuna. Tumbira gusa ibintu bishobora kugenzurwa nawe, ibitekerezo byawe, imyitwarire yawe n'amagambo yawe. Abandi bareke babe bo, maze ubashe kugira amahoro yo mu mutwe. Icya 9 cyo cyumve neza, impamvu icyiza cyabayeho kandi ko kizanashira. Amateka ya kera yavugaga ko abasizi ba kera baririmbaga indirimbo z'agahinda bibaza ko ibihe byiza by'impeshyi bishira, maze bikagenda bikabasiga mu mbeho. Mu buzima bwawe bw'uyu munsi, iyo urimo kwishimana n'inshuti cyangwa uri mu bihe byiza by'urukundo, ahagana inyuma mu mutwe wawe hahita haza igitekerezo kigira kiti ariko ibi bintu bizashira, nzongera mbure, maze ibi bikakwica urw'amenyo kandi uri mu byiza. Bikore gutya, jya unywa buri kase kose k'ibyiza kaje mu buzima bwawe kugeza ku ndiba. Aho gutekereza ngo bizashira, vuga uti ndishimye ubu, kandi ubu ngubu nibwo buhamya bwanjye. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, guhora ushaka umutekano mu isi ihinduka. Mu mateka ya kera ibihugu byubaka inkuta ndende bishaka umutekano w'iteka, ariko amaherezo inkuta zabo zikabasenyera cyangwa zikabasenyukana. N'ubuzima bwawe uyu munsi urahangayika iyo ubonye amakuru y'ubukungu ahinduka, ibiciro ku isoko bizamuka ndetse n'imvura igwa nabi, hanyuma ukumva isi ikugwiririye kuko nta kintu na kimwe kikitwaza amasezerano. Kubw'ibyo rero fata guhinduka nk'amahirwe mashya yo kwiga ibintu bishya, kuko ntabwo ushobora guhagarika umuyaga n'umwuzure, ariko ushobora kwiga kubaka inzu zikomeye ndetse no koga. Iga kwisanisha n'ibihe utitaye ku bigoye. Ikindi kandi, niba iki kiganiro kigukoze ku mutima, kora subscribe, like, share kugira ngo iki kiganiro kigirire benshi akamaro. Njye na JP, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Bye.